Mwiriwe neza mwese abadukurikiranye muri mu bice bitandukanye ndabasuje mbaye ikaze mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 19 Werurwe 2026 tugarutse muri studio kuri micro ndi Bosco in Region Info aho tugiye kureba rero amwe makuru agezweho ndetse munyemerere mukande subscribe kuba tarabikora abamaze kubikora bravo kuri Barore TV naho munyarukiro mukande subscribe. Ubu rero twaba tugiye kwinjira mu makuru akomeje kugenda avugwa n'ibiri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo aho imirwano ikomeye cyane yongeye guhuza abarwanyi umutwe twaje intwaro wa 23 ndetse n'uru ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri bice aravuga yuko imirwano ikomeye cyane yatumye benshi mu bari kwitegura irayidi kugeza umunsi rwose ngo babangamirwa aho abasilamu n'abasilamukazi barirwa muri Uvira bavuga bati rwose imirwano yagahagaze tukirira ibyo rero ntabwo urugamba ruri kubireba kubera ko ubu tuvugana abarwanyi ba M23 bagabye ibitero ku mujyi wa Uvira ndetse barasa n'ibisasu bimwe mu mujyi wa Uvira harimo n'ibyahitanye abaturage bisenya n'ibikorwa remezo birimo n'inzu z'abaturage hamwe n'ahacururizwaga nk'uko amakuru atugera biravuga ko umutekano mu mujyi wa Uvira wahagaritswe ugahungabanywa n'ibitero byagabwe n'umutwe wa M23 gusa cyakoza igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo ingabo z'u Burundi Angola ndetse na Tanzania biravuga ko mu by'ukuri bakomeje kurinda uyu mujyi wa Uvira abarwanyi ba M23 batigeze bagira icyo bakora kuri uyu mujyi. Muri Kivu y'Amajyepfo rero amakuru aturuka aravuga ko ibice birimo Mikenge kuri ubu byakomeje kugenda byibasirwa n'imirwano ikomeye cyane irimo irahuza abarwanyi ba M23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ibikorwa bya Skora ya kabiri hano muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji ageze ibyo atangariza itangazamakuru kugira ngo buri wari wese amenye uko ibintu bihagaze cyangwa se situation ihari mu guhagarika propaganda manipulation ndetse n'amakuru y'ibihuha yakwirakwizwaga na bamwe bo mu mutwe wa M23. Intambara ya M23 muri Kivu y'Amajyepfo yakomeje gukomeza abarwanyi 20 bo mitwe yatwirwana n'Reditabara babashije mu by'ukuri kuba bamanika amaboko bayashyira hejuru rwose n'intwaro zabo bishyikiriza FARDC. Uyu Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji avuga ko hataramenyekana impamvu nyamukuru yo gushyira hasi izi ntwaro zabo ariko zimwe mu mpamvu zari zaragiye zivugwa cyangwa se zakomeje kugenda zitangazwa harimo nko kuba bamwe kuri batishimira gukomeza kurwana urugamba bavuga ko rudasobanutse. Abarwanyi bose 20 rero bakaba bamanitse amaboko bashyira intwaro zabo hasi maze bishyikiriza igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC muri Mikenge. Amakuru akavuga ko kuri ubu ngubu mu makuru yatangajwe na Lieutenant Regan Mbuyi Kalonji ngo aba mu kumanika amaboko bagera kuri 20 bavuga ko ari bagenzi babo benshi bamaze iminsi bahitanwa n'imirwano ibera muri utu duce ndetse no ku munsi w'ejo kugeza mu masaha mu gitondo ngo ari bamwe mu bari bahitanwe n'amasasu bityo babona ko nabo ari bo bakurikiyeho. Aba 20 bo muri Reditabara na twirwaneho ndetse na M23 bishyize mu maboko FARDC bagendanye n'imbunda zo mu bwoko bwa AK47 imbunda zo mu bwoko bwa PKM imbunda zirasa amarokete zizwi nka RPG7 cyangwa se SETI nkuko byagaragajwe mu ibazwa rya mbere ngo abarwanyi bahoze ari abarwanyi bavuze ko bavuye mu myigaragambyo kubera bavuye muri bikorwa byo guhangana n'ubutegetsi bwa leta ya Kongo bifatwa nk'imyigaragambyo ndetse no kwigumira ku butegetsi kubera imibereho mibi ndetse n'ihohoterwa bari barimo barakorerwa. Colonel Opoko Bangala Michel umuyobozi w'agateganyo wa Sokora ya kabiri yakiriye aba bagabo hakurikijwe mu by'ukuri amategeko yashyizweho n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gusubiza mu buzima busanzwe ndetse no kwambura intwaro abene y'igihugu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo basubizwe mu buzima busanzwe. Aba bavuga ko bakorewe ihohoterwa na bagenzi babo barimo abayobozi babayobora ndetse kugeza uyu munsi bakavuga ko bagihabwa imishahara ubuzima bubi ndetse bakavuga ko n'impamvu nyamukuru yo kurwana babonaga ko atariyo. Colonel Opoko Bangala Michel cyangwa se Michel umuyobozi w'agateganyo w'ibikorwa bya Skora ya kabiri akaba mu izina ry'ubuyobozi bw'ibi bikorwa cyangwa se rw'igihugu muri rusange yemeye urugendo rw'aba barwanyi 20 bishyikirije uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimye iyi ntambwe yatewe n'abo barwanyi bishyikirije uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse avuga ko bashobora kuvugana na bagenzi babo nabo bakwiye kubabwira ko ari byiza cyangwa se ari ngombwa kuva ku ruhande rw'inyeshyamba bagasubira mu buzima busanzwe cyangwa se bakishyikiriza iki gihugu. Izi ntwaro z'aba barwanyi nazo zikaba zafashwe n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo aho zajyanwe muri camps za gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse zikaba zatanzweho raporo
mu mafoto yashyizwe ku itangazamakuru bigaragara uyu muyobozi w'ibikorwa ahangaha muri aka gace bya Skora ya kabiri arimo aganiririza uyu Opoko Bangala Colonel arimo aganiririza rero abarwanyi ba M23 leta banatwirwaneho bishyikirije igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mafoto yabashe kujya hanze bagaragaye rero aho babanje no guhabwa ibyo kurya, dore ko bivuga ko abamu kwishyikiriza uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bahageze mu by'ukuri bashonje ku buryo bugaragara. Aba rero ngo bakaba bahise bahabwa ibyo kurya nk'uko bigaragara no mu mafoto twabashyiriye muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, aho abashaka gukurikirana amafoto agaragaza aba barwanyi ubwo bageraga hano mu birindiro cyangwa se mu maboko y'igisirikare cya leta ya Congo bishyikiriza uruhande rwa leta, muza kubisanga muri groupe yacu ya Songa Mbere. Ku bamaze kwigeramo abatarayigeramo muraza guca munsi muri comment atangirwa ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, hanyuma mu by'ukuri mubashe gukanda kuri link muza kubonamo iraza kubageza muri groupe yacu aho muza gusanga aya mafoto. Amakuru yandi aturuka ku mbuga ngurukana bumenyi muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuva ku isambiri za mu gitondo kuri wa gatatu tariki 18 Werurwe 2026 bitari byoroshye gushyika kuri wa kane tariki 19 Werurwe 2026, aho hagaragaye imirwano hagati ya Wazalendo n'inyeshyamba za M23 aho bita Kamsimbi. Aha ngo habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Warungu kuva saa 2 za mu gitondo, ngo hakurikijwe amakuru aturuka ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi w'ejo aha Kamsimbi habaye imirwano ikomeye cyane yatumye benshi mu baturage bata ingo zabo barahunga mu guhunga imirwano. Iyi mirwano yakomeje kuba muri ibi bice ndetse bivuga ko ubwo yakomezaga kuba byabaye ngombwa ko Wazalendo bongera imbaraga n'ingufu mu bitero byari bikorwa ahangaha, ndetse bivuga ko Wazalendo ikomeje gutera imbere yerekeza mu mujyi wa Bukavu nyuma yo guhangana nga Kamsimbi, ikabasha no gusubiza inyuma itsinda ry'abarwanyi ba M23 bari hano muri bice. Ifatwa rya Kamsimbi risobanuye iki? Risobanuye ugutakaza imbaraga ku mutwe wa 23 hano muri Warungu, gukomeza gutakaza ibice muri Warungu, gutakaza ubwirinzi bw'umujyi wa Bukavu, ndetse no gutakaza mu by'ukuri bice cyangwa se position ziri strategique zafashaga aba barwanyi ba M23 gukomeza kurinda umujyi wa Bukavu, nk'uko amakuru aturuka muri izi nzego abitangaza cyangwa se akomeje kubigaragaza. Imbuga ngurukana bumenyi ntago zigeze zitangaza mu by'ukuri umubare w'abarwanyi ba M23 cyangwa se uruhande rwa Wazalendo baguye muri bice. Icyakoza bivuga ko iyi ari imirwano ikomeye cyane kandi yasize icyuho ku barwanyi ba M23 nyuma yo gutsindwa bagahata n'ibirimo ibikoresho bakoreshaga birimo n'ama AK47 ndetse n'izindi mbunda zigiye zitandukanye basanzwe bakoresha ahanga muri ibi bice, nk'uko amakuru arimo kugenda tugeraho. Icyakoza kandi saa muri Kivu y'Amajyepfo nyine gusa ari kuvugwa imirwano, ahubwo twerekeje no muri Kivu y'Amajyaruguru hari izindi posiyo zikomeye cyane ziri kuvugwamo imirwano idasanzwe. Iyi mirwano nayo ngo ikaba yahuje abarwanyi ba M23 ndetse n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni Warikare birakomeye cyane muri position yaho bita Bukumbirwa. Makuru aturukayo aratubwira yuko muri axe y'imirwanire ibintu naho bizarushaho gukara. Igitangazamakuru Actualité.cd gikora ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse kikerekeza n'amaso mu burasirazuba bwa Congo batangaje yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kugerageza kubaka ibirindiro byabo muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko amakuru aturuka muri bice abitangaza by'umwihariko no mu nzego gakondo z'umutekano abivuga. Biravuga ko muri iki gice hageze ingabo nyinshi cyangwa se M23. Uyu mutwe w'inyeshyamba urimo urakora diploma militaire aha muri ibi bice, ndetse iyi diploma militaire ikaba igaragaramo amasasu inyeshyamba mu mujyi wa Bukumbirwa uherereye ku mpakuza imitwe cyangwa se groupement ya Ikobo naho bita Simba muri teritwari ya Warikare, nk'uko amakuru aturuka muri bice bitangaza. Ngo izi nyeshyamba nshya zije mu by'ukuri kugira ngo zongerere ingufu abari bahasanzwe aha muri Bukumbirwa, dore ko kuri ubu bigaragara ko umutwe w'abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bagerageza kongera imbaraga n'ubushobozi hano muri ibice bya groupement ya Ikobo ndetse no muri groupement ya Simba. Izi nyeshyamba zije zikurikira bamwe mu bahageze kwa gatandatu tariki 14 Werurwe, nk'uko makuru aturuka muri ibyo bice bivuga, dore ko ngo atari ku nshuro ya mbere
muri uku kwezi kwa gatatu abarwanyi ba M23 bakora diploma militaire hano Bukumbirwa muri groupement ya Ikobo ndetse na Kisimba. Biravuga ko rero nyuma y'ikiciro cyari cyaje kuwa gatandatu ku munsi w'ejo tariki 18 kuwa gatatu nabwo hari ikindi kiciro cy'abarwanyi ba M23 babashije kugera ngaha, ngo ibi kandi byatumye abenshi batuye Bukumbirwa kugeza kuri ubu ngubu bahungabana nyuma yo gutera ijisho ku makamyo yarapakiye abarwanyi umutwe twaje intwaro wa M23. Bavuga ko batazi neza ibiri gutegurwa muri bice, ariko bakemeza ko bakurikije amaso yabo cyangwa se ibyo bari kubonesha imboni z'amaso yabo ngo bitaba byoroshye. Ibiri gutegurwa hano bishaka kuzasiga icyo gikomeye cyane no kongera gutuma abaturage benshi banyarukira mu buhungiro. Nk'uko amakuru menshi yo muri aka gace bivuga, ngo birashimagirwa ko inyeshyamba mu mutwe wa Ikobo ndetse ngo zisanzwe zarigaruye ibice bigiye bitandukanye. Gusa ibi biri gukorwa hanga muri bice ngo izi nkunga cyangwa se izi diploma militaire uku kongera ingabo ndetse n'ibikoresho birimo n'amasasu ngo bizagaragaye ko bizaturutse aho bita Iburesa. Si Iburesa wonyine gusa, ahubwo ngo nabo bita Rusumambu. Ngo abarwanyi ba M23 batwaye amakamyo rwose apaki ibikoresho n'abasirikare bayerekeza Bukumbirwa, nabwo ngo ari havuye. Ubwo ni ukuvuga aho bita Buresa na Rusumambu niho havuye ibikoresho byaje guhabwa aba barwanyi. Abakuru avuga ko muri Shoferu ya Bwito ariho kugeza umunsi hakambitse abarwanyi benshi ndetse n'ibikoresho byinshi bya M23. ni ukuvuga nyine muri teritwari ya Rucuru biri kuvanwa ngaha muri teritwari ya Rucuru byerekezwa muri teritwari ya Warikare muri bice bya Ikobo ndetse na Kisimba. Kubasesenguzi benshi muri utu duce bakurikirana ibijyanye n'imirwano ndetse n'ibikorwa by'inyeshyamba bira muri utu duce umunsi ku wundi, baravuga ko bakomeje kumirwa ndetse no guterwa impungenge n'ibishobora kuba mu minsi iri imbere, byerekana ibitero bishya biri gutegurwa n'abarwanyi ba M23 muri utu duce. Ndetse ngo ibi bikaba bisaba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aha muri groupement ya Kisimba kwitegura ndetse no kuba maso, kuko isa ku yindi cyangwa se isaha iyo ari yose urugamba rushaka kuba rwahinduka cyangwa se ibice bishaka kuba byahinduka isibaniro ry'imirwano, ibintu bigahindura isura ndetse bikaba byafata indi ntera. Ngo tudushe dushobora kwibasirwa, uduce dushobora kwibasirwa n'uduce dukurikira hano muri teritwari ya Warikare hakurikijwe ibitegurwa ndetse n'imigambi M23 yagiye igaragaza hamwe n'intego. Ngo biravuga ko Pinga ari kamwe mu duce tw'ingenzi turi ku murongo w'ibanze mu bice M23 ishaka kwigarurira, ariko kandi ngo uvuze Pinga urasabwa kwitibagirwa imidugudu irimo Kayirenge ndetse n'aho bita Maruho, aho hari ibirindo by'ingabo ndetse ngo bishobora kuba byakwibasirwa nanone n'ibitero bituruka kuri izi nyeshyamba za M23. Ibice biri strategique muri kumva uburyo urugamba ruri rugenda rwose hano muri Kivu y'Amajyepfo, ukumva ko ari ibintu byamaze gushyirwa ku rundi rwego cyangwa se ku yindi level no kumirwana imeze. M23 ejo nta byinshi bigeze batangaza, abari muri Aurinsi Kanyuka nta byinshi bigeze batangaza bavuge rero ku by'imirwano yabaye, ariko nyamara amakuru atugeraho yandi aravuga ko hari ibice mu by'ukuri byagiye byibasirwa n'ibitero bya drone, ibice byarimo M23 nyine nk'uko amakuru agenda atugeraho. Gusa andi makuru akavuga ko M23 yaje kubira abasore benshi cyane kuri imisozi ibiri iri strategique, aho bita Ruheshe ndetse n'aho bita Iziba. Aha ngo abantu bitwa M23 batakarije abarwanyi ugiranyije n'ahandi, ndetse ikintu cyatunguranye nuko ahangaha habaye imirwano mu by'ukuri mu masaha asa nkaho ari ikigoroba, ndetse n'imirwano yabaye ariko itatangiye cyangwa se itari hamaze undi munsi, ariko usanga ngo niho hahise hagira iki hagendera abarwanyi benshi cyane. Amakuru atugeraho aravuga ko impamvu abarwanyi benshi bo mu mutwe wa 23 baje kuganga muri aka gace ni ukubera ko na gace kari strategique, aba barasaga bari hejuru abandi mu nguni, ndetse kandi none ibitero bya za drones by'igisirikare cya leta ya Kongo byabashije kubona amakuru aturuka ku Wazalendo bababwira ama axe na pretable position bagomba kurasamo muri axe. Hanyuma rero mu kumara kumenya neza aho bagomba kurasa, kubera ko barebaga bari barimo kugaba ibitero, drone zaraje zigutabira nyine zirasa. Murabizi ko izi drone zirarasa zigatera zikubika, usanga na bamwe mu barashwe mu by'ukuri, usibye kuvuga ngo harashwe hariya
ko barasa bigoye. Ndetse ikindi kintu kiri gutuma bamwe mu imibare, tuvuge imibare y'abarwanyi bari kurasirwa ku rugamba itarimo kumenyekana, nk'ubu ngubu urumva niba barashe mu bice byari ahari hagabwe ibitero, cyangwa se hari hagabwe ibitero akaba ariho harashwe, ndetse ugasanga ibyo bice birashwemo hari bamwe mu barwanyi ba M23 bakirimo, ntabwo basubiye inyuma birumvikana, ariko bagabanyijwe, biraza kugorana, ndetse no kuba biranagoranye no kuba nanone FARDC nk'ibice biri kuberamo imirwano gutya ikomeye, cyangwa se wazarendo abo bahita bamanuka ngo bajye kureba nyine aho ngaho uko bimeze. Agomba kubanza kuba guplaninga uburyo bwo kwinjira muri acts zari ziri mu mwanzi, kuko kuri ubu ngubu imirwano iri kuba ni imirwano ifite imbaraga, ni imirwano ifite ingufu, ni imirwano kandi iri mu mitego ukomeye cyane, birimo za landmine. Bamwe baragenda bava mu bice ugasanga babisizemo landmine, ugasanga ushaka kujyamo uzingugiye kureba nyine ibitero bya drones icyo bikoze, ugasanga ukandagiye mine, kandi mine ni ibisasu bikomeye cyane. Ikindi ushaka gusanga uzi ko umwanzi yasubiye inyuma kandi akiri hafi aho ngaho, akaba nyine nawe none yakugira nabi. Ibyo rimo biragenda bituma kugeza umunsi ari kubaho urugamba rwo gutinyana, urugamba rw'imibare, urugamba rwo kubarana, ariko nanone rukaba intambara ikomeye cyane. Mu by'ukuri nk'uko murimo kugenda mubyumva cyangwa se turimo kugenda tubibagezaho, M23 ikomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane kuri urugamba ndetse n'ibihombo, nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 waje kuhura n'uruva gusenya, ndabyita uruva gusenya Rubaya, ugatakaza umwe mu barwanyi bawo Wiringoma, ndetse n'ubwo kugeza uyu munsi hibazwa byinshi kuri, bavuga bati se ko tutabona umurambo wese kuki atashyinguwe, ibyo bimeze bite? Hanyuma hakakurikiraho n'ibindi bitero byabaye mu mujyi wa Goma, ngira ngo ibi nabyo mwarabibonye. Rubaya hose mwabonye ko M23 yajujubijwe n'ibitero bya drone igatakaza abarwanyi benshi cyane. Kugeza uyu munsi uyu mutwe ukaba ubona ko ibiganiro wasabye bitatanze umusaruro, babona ko mu by'ukuri nubwo basabye ibiganiro birimo birabagura cyane, ahubwo bari kwisanga ibihugu bigiye bitandukanye n'imiryango igiye itandukanye yaramaze kubatererana. Ubu ngubu ikiriho cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya cyatunguranye nta kindi nuko n'abari barimo bakorana na M23 cyangwa se n'uyu mutwe wa M23 kugeza uyu munsi, cyangwa se kugeza magingo aya ngaya, nabo rwose batangiye kugira iki, batangiye kugenda bavamo, batangiye kugenda bitandukanya nabo. Natangiye rero nkubwira mu by'ukuri itsinda rinini ry'abanyamurenge bafashe iya mbere berekeza mu Burundi, bakirwa rwose neza cyane hari mu ntare Rusaci. Abangaba bakiriwe mu biro bya perezida cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu hari mu gihugu cy'u Burundi. Barimo abaturutse muri diaspora, harimo abaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ubwo ngira ngo urabyumva iyo tuvuze diaspora ni abaturutse mu bihugu nyine byo hanze, harimo n'abajanu bahagarariye abaturutse muri diaspora. Amakuru rero atugeraho aragaragaza yuko abangaba babashije kuza bishyira hamwe cyangwa se bihuriza hamwe, hanyuma bafata umwanzuro w'uko bagomba gutangira guhagarika bimwe mu bikorwa bigiye bitandukanye bikorwa byitirirwa amazina yabo. Ibi ariko byaje kuba ngombwa ko mu by'ukuri usanga n'ubundi bise bigaruka kuri cya kibazo cy'akarere, cyangwa se bihinduka cya kibazo gikomeye cyane kigaruka n'ubundi mu karere kose. U Rwanda rwahise rugarukamo Burundi. Abangaba bakigera i Burundi barakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, baganira byinshi, ariko mu byaganiriwe hari ibyo u Rwanda rutishimiye, ibyatumye rero kugeza kuri ubu ngubu u Rwanda rwongera guhaguruka rugaragaza neza yuko, cyangwa se rwerekana ishusho yo kutishimira ibyakozwe n'abanyamurenge. Ariko bo bakavuga bati twebwe abenshi muri bo muratwitira ko muri kuturwanirira, ati muri gutabara abanyamurenge, atariko ninde wabibatumye, ati cyangwa se ni kubwizihe mpamvu. U Rwanda narwo rukavuga ruti ibyo ngibyo burimo kuvuga, cyangwa se abangaba barimo kuvuga ibi ngibi bakasa nkaho bagaruka ku Rwanda cyangwa se bitsa ku Rwanda,
ati ni ikibazo gikomeye cyane ati kuko si ubwa mbere hakoreshwa itsinda rimwe rirwanya irindi tsinda ry'abantu. Umva uko BBC yabivuzeho ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko Perezida w'u Burundi yakiriye itsinda ry'abanyamulenge ariko ngo mu kuryakira ari uburyo butari bushya bwo gukoresha abantu kurwanya ubwoko bwabo. Ibi ni bizahise bivugwa nande na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ati rero iryo tsinda rikuriwe na Charles Nteze, niryo tsinda nyine uyu nguyu Olivier Nduhungirehe yavuze. Iri tsinda rero ryagiye mu Burundi, hanyuma rimaze kugera mu Burundi rishinja leta y'u Rwanda gukoresha icyo bise gutabara abanyamulenge nk'impamvu y'intambara avuga ko u Rwanda rwagiyemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akagaragaza ko iyo atari impamvu yakabaye ituma u Rwanda rwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibi ngibi biraza gusiga u Rwanda ku kibazo gikomeye cyane, mu gihe abangaba batangiye nabo kugaragaza ko biraza kongera igitutu ku Rwanda ku gushinjwa kwerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi biraza kugabanya mu by'ukuri impamvu yaba M23 ndetse n'u Rwanda bavugaga ko bari kurwanya abaturage b'abanyamulenge ndetse n'abanyekongo by'umwihariko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko mu bwoko bw'abatutsi bavuga ko bakomeje kurenganwa, mu gihe hari bamwe muri bene wabo batangiye kuvuga bati iyi ntambara ni baringa. Abangaba rero bahagarariwe na Charles Nteze bageze i Burundi bagaragaza ko ngo iyi ntambara iri kurwanirwa hano mu burasirazuba bwa Kongo yaba ari baringa, ndetse hakwiye kubaho guhaguruka ukuri kwa nyako kukamenyekana mu byihishe inyuma y'intambara. Uwo nguwo niwo bita Charles Nteze rero wabashije kugera mu gihugu cy'u Burundi na bagenzi be, cyangwa se anahagariye n'abandi bagenzi be, agaruka kuri byinshi cyangwa se avuga kuri byinshi ku bikomeje kugenda biba, ku bikomeje kugenda bigarukwaho umunsi ku wundi. Ni ikibazo rero cyakomeje kugenda kivugwa, ni bimwe mu bintu byagiye bivugwa cyane mu makuru yagiye ajya hanze umunsi ku wundi, ngira ngo ni kimwe mu bintu tugenda tugarukaho cyangwa se tugenda tuvugaho uko bwije n'uko bukeye, ni ibintu tugarukaho cyangwa se ntabwo ni ikibazo n'ubundi. Iyo ugiye kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abanyamulenge ntabwo abareka kugenda utabavuzeho, kuko uyu munsi bari bamaze iminsi bari mu mirwano na M23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, Mikenye ndetse Mikenye, Minembwe Centre, ibyo bice byose za Puezero, aho hose bari bamaze iminsi bari mu mirwano bafatanya na M23, ndetse bahaye ikaze uyu mutwe uhashyira ibirindiro hamwe banawufashe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko M23 igiye kubura imbaraga mu buryo bwa diplomasi, igiye kubura imbaraga mu buryo bw'imirwano, ndetse bishobora no kwikurura akaga gakomeye cyane, harimo no kubura impamvu nyamukuru bazagaragazaga ko barimo barwanira. Mu gihe itsinda nk'iri ngiri ritangiye, harimo amatsinda atangiye kugaragaza ko adashyigikiye umutwe. Birongera rero ahubwo amanota Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko impamvu iki gihugu gikomeza kigenda kivuga gitaka ari impamvu zaba zumvikana, ndetse ahubwo zikwiye no guhagurukirwa cyangwa se igihe kigeze kugira ngo izo mpamvu nyine zibashe kumvwa, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibashe kuba yakumvwa na buri umwe, bayitega amatwi, cyangwa se hagire mu by'ukuri ikindi cyakorwa dukurikije ibiri kugenda bivugwa. Mu makuru yandi rero hari amakuru yakomeje kugenda amenyekana n'u Rwanda n'Ubwongereza, cyangwa se n'ubwami bw'Ubwongereza. U Rwanda rero menya ko rwagejeje mu rukiko nkemurampaka ubutegetsi bw'Ubwongereza, aho u Rwanda ruri kwishyuza miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bigaragara muri iyi nyandiko. Abahagarariye leta y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza batangiye kuburana mu rukiko nkemurampaka hagati y'ibi bihugu byombi uko ari bibiri, Irahe mu Buholandi, aho ubutegetsi bwa Kigali busaba kwishyurwa miliyoni 100 z'amapawundi angana na miliyari hafi 200 z'amafaranga y'u Rwanda, aho bavuga ko leta y'Ubwongereza cyangwa se Londres mu by'ukuri igomba kwishyura aya mafaranga biturutse ku masezerano impande zombi zasinye mu 2022, aho u Rwanda ruvuga ko leta y'Ubwongereza itigeze ikurikiza ibyari biri muri iyi nyandiko cyangwa se muri aya masezerano, ahubwo ko
yaje kwica aya masezerano kandi igahagarika aya masezerano itabiteguje